Yego, tubaye ikaze muri Sayona, turifuza kubereka uko ventilateur Orbit fan zacu za 24-23 zikora. Kubera ko hari byinshi twari twavuze kuri ventilateur, uyu munsi turagerageza kubabwira uko ushobora kuyiteranya mu nshamake. Ventilateur zacu za 24-23 zagenewe gushyirwa hejuru kuri plafond. Iki rero turakigeranya n'igifashe kuko aricyo gituma ibasha gufata kuri plafond yacu. Iyo umaze gushyiramo amabulowe cyangwa se imisumari yabugenewe ituma gifata kuri plafond, uzana moteri ya ventilateur yawe, hanyuma ukayifungaho. Wamara kuyifungaho ukayihindukiza kugira ngo aya menyo y'igifashi n'aya moteri, umwanya w'igifashi n'amenyo ya moteri bihure kugira ngo itazashobora guhanuka. Tugiye kugerageza rero gushyiraho ibice byo hejuru bigize kavisi ariko gafunga umwanya wabugenewe kugira ngo fan yacu ibiri safe. Yego, igice cyo hejuru nacyo kigizwe n'ibice twakwita ko ari nka bitatu. Hari igisahani kibanzaho, aka niko kagifunga. Hanyuma hagakurikiraho iyi mipanga yayo, iba ifite umwanya wabugenewe uhura n'amenyo ya moteri kugira ngo iyi mipanga ibashe kwikaraga neza. Uba ugomba kuwushyira muri ayo menyo. Hanyuma aka niko gafunga ya mipanga yacu. Igice cyo hejuru rero ni iki ngiki, nicyo gifunga kugira ngo uburyo bwo kuyikoresha bube butekanye. Gifite amakare yabugenewe atuma ugifunga mu buryo bworoshye. Fan yacu igice cyo hejuru kirateranye, ariko fan yacu ifite na regulateur ibiri ku rukuta ushobora kongeraho cyangwa kugabanya umuvuduko ushaka ko ventilateur yawe yikoraho. Regulateur bimeze bityo kugira ngo regulateur rero bashe kuyikonekta ku muriro w'amashanyarazi, uyihuze n'umuriro w'amashanyarazi cyangwa uyihuze na fan yawe. Muza kumenya uburyo bwo kubihuza. Uru ni urutsinga rw'amashanyarazi, hanyuma uru ni urutsinga rwa moteri ya ventilateur. Yego, ukoresha ibishoboka byose ku buryo urutsinga rw'icyatsi uruhuza n'urutsinga rw'icyatsi. Hanyuma ubururu ukabuhuza n'ubururu. Izi nsinga ebyiri z'ikigina, rumwe ruturuka kuri moteri, urundi ruturuka ku muriro w'amashanyarazi, nizo uhuza mu buryo ngiye kubereka n'iyi regulateur yacu cyangwa se iyiduha ibipimo by'uburyo ventilateur by'umuvuduko igenderaho. Urutsinga rw'ikigina ruturuka kuri ventilateur, kuri moteri, nirwo ruza hano hasi ukarufungaho hano. Ni ukuvuga ngo ufungura aka kaburo
ukarushyiraho, hanyuma ukagakaza. Kagakaza kagakomera. Yego, tumaze gufunga za nsinga ebyiri nababwiraga z'ikigina. Nabasobanuriye ko urutsinga ruva ku muriro urufunga kuri iki gice, hanyuma urutsinga ruva kuri moteri ya ventilateur ukarufunga kuri iki gice. Iyo umaze kurufunga rero, regulator yacu uyishyira ku rukuta. Kuyishyira ku rukuta, hano haba hari inzira yabugenewe insinga zicamo, hanyuma imisumari ushobora kuyishyira hano ukayishyira ku rukuta neza witonze. Iyo umaze kuyishyira ku rukuta nibwo ushobora gushyiraho uyu mufuniko wayo. Yego, ikindi ntabura kubabwira nuko uyu mugozi ari uwo twifashishije kugira ngo tubereke uko ventilateri zacu zikora, kuko ubusanzwe iyo ugiye kuzihuza n'umuriro w'amashanyarazi uzihuza nyine n'insinga z'amashanyarazi, ziba zifite uburyo zahura n'insinga z'amashanyarazi. Ntimuzitege rero ko nugura ventilateri uzasangamo uyu mugozi. Tujye kwicomeka rero ku mashanyarazi, hanyuma turebe uko bigenda. Yego, mwegere hano. Murabona rero ko ventilateri yacu rwose ikora nta kibazo. Ifite imbaraga, ikoresha imbaraga zingana na wate 60, kandi nkuko mubyumva nta rusaku igira. Bateri yayo, moteri yayo ifite imbaraga kandi ishobora kuramba. Yego, murakoze.